murakoze namwe, reka mutwibwire. nitwa Nzarubara Jean Marie Vianney, turagufasha nta kibazo. nkaba ntuye muri uwo mudugudu wa Taba. Mukora iki mu busanzwe? Ubusanzwe ubu ngubu ndakora ibintu bijyanye n'ubworozi. Mugeze mu zabukuru biragaragara, ariko twifuza kumenya, mwatanze ikiganiro hano, ariko muri jenoside yakorewe abatutsi nuhe mwihariko w'i Butare? Umwihariko w'i Butare wabaye undi nk'uko nigeze kubivuga hariya muri sare. Urabona ko hari abantu batatu kandi bakomeye bakomoka hano, barimo uwari perezida Sindikubwabo mu gihe cya jenoside, barimo Kambanda premier ministre, barimo Ndindirimana nk'umuntu nawe wari uhagarariye wa chef wa gendarmerie. Noneho ariko by'umwihariko hakaba n'ikigo cya ISO cyari hano, hakaba na kaminuza ari hano nayo yagize uruhare rukomeye cyane, ndetse n'abaganga nk'ibitaro bikomeye bya kaminuza nabyo byari hano, nabo bagiye babigiramo uruhare rukomeye. Ikindi buriya nacyo cyatumye jenoside isa naho hano yihuta, naremvuze kaminuza ariko ntibagiwe n'ikigo cya Sorwari cyakorwagamo n'abantu nabo bakomoka mu majyaruguru. Navuga ko na kaminuza ubwabo kugera no kubahata ibirayi nabo ubwabo bari abantu bakomoka mu majyaruguru, bari barazanye kubera abayobozi babo. Ibyo rero byatumye isa nigira umwihariko no ku bigo bya gisirikare nabyo byari bihagarariwe n'abantu nabo ubona basa batoranijwe, ari Hategekimana, ari na Nizeyimana kapiteni wari muri ESO, nawe na Hategekimana wayoboraga ikigo cya Kangoma. Noneho ikindi gisa naho cyaremereje nanone mu bigo by'amashuri, hajemo abantu bari baturutse muri groupe de la salle ibyumba, baza hano muri Aveka Butare, nabo abo ubwabo bashushe n'abana bagiramo uruhare rukomeye, ku buryo nko mu gihe cya Gacaca no mu manza twabonye witwa Mupenzi Jean Dorakurwa, uwo yasaga naho ariho arangiza, ariko yagize uruhare mu bigo by'Isave hano Itumba na hano Kabutare no muri groupe, ku buryo amakuru ko twagiye tuyakurikira yagize mu ruhare rukomeye cyane. Ibyo bintu byabaye muri Butare, habaye abantu bakomeye, haje na Paul na Nyiramasuhuko wari ministre gutiza umurindi jenoside, ariko muri iki gihe nk'abato nk'urubyiruko ni nk'irihe somo babikuramo mu kugerageza kubaka igihugu? Isomo babikuramo rya mbere ni uko jenoside yahagaritswe n'urubyiruko. Ikindi ni uko isomo bakuramo ni uko ubu ngubu urebye uko igihugu n'umurongo gifite muri ya gahunda yo kuba umwe, yo kuba umunyarwanda, urubyiruko niryo somo rya mbere bagombye kwitaho. Ibi byadutanije nk'uko twagiye tubivuga hariya muri sare, bigasa naho babisiga inyuma. Ayo mateka ntiduheranwe n'amateka, cyane cyane ko n'igihugu gishyize imbere kubaka ubunyarwanda n'ubwo bumwe bw'abanyarwanda. Iryo rero ni isomo rikomeye kuri bo, ku buryo izo nkurikizi ibyo byabaye byadutanije mu myaka runaka kuva igihe cy'ubukoroni ukaza ukageza kuri jenoside, ibyo badakwiye kugira igihugu cyabahaye umurongo, ayo mahirwe nibagerageze kugira ngo bayiteho. Nicyo nigeze kuvuga turi muri sare, nubwo wenda ari ikintu cy'ikinyarwanda, igihugu bumve ko ari icyabo. Nka kwa kundi navuga ngo umwana baramumaje bati izi nka nizanda, ati nizange na data. Nabo nibumve ko igihugu atari cya perezida wa repubulika gusa, bumve ko igihugu atari cy'ingabo, bumve ko igihugu anibo Rwanda rw'ejo, kandi bagerageze noneho kugira ngo barwanire nabo igihugu. Kukirwanira si ugufata imbunda gusa, hari kukirwanira bajya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko igihugu bakivuga aho kigeze, ibyo kibagejejeho n'aho kigejeje, no kubaka igihugu aho bigeze. Ibyo rero nabwo nicyo umuntu yabashishikariza kugira ngo urubyiruko rugerageze kubaka igihugu, kandi nyine kubera ko tudakeneye kuharanwa n'amateka, dukeneye kujya imbere. Hari abakibaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside barimo bari hanze, ndetse barimo n'abakiri bato. Abantu nk'abo mwabagiriye inama nkamwe mukuze? Abantu twabagira inama, nibyo nabyo nigeze kuvuga, niba umuntu warenganye ni urwanya akarengane, umuntu wababajwe ni ubabarira bwa mbere na mbere. Abo rero turababwira ngo igihugu kibategeye amaboko, niba ari n'abagiye barakoze jenoside nibemere bahanwe, habaye uburyo birega bakemera icyaha, ariko gukomeza kurwana bazasaza barwana, kurwana kandi ntacyo bashoboye.
abari mu gihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aratubwira ati nimusase muryame nimukore, barabona aho igihugu kigeze, ibyo kurwana ku mbuga nkoranyambaga ntacyo ntekereza ko bizabagezaho. By'umwihariko nanone hari abajya bakora ibikorwa bibi, ugasanga bari guhohotera abarokotse jenoside, bari kwica nk'inka zabo, bari kuzitema cyangwa bari kuvuga amagambo abatonika. Abantu nk'abo mwabagiriye inama? Abo umuntu yabagira inama yo kuva muri ibyo bibi ntaho byatugejeje haragaragara. Nanavuga yuko ubyenda uretse n'abakorewe jenoside yakorewe abatutsi, nabo ubwabo wibaze nk'umuntu wahunze akaba yaragiye akaba mu mashyamba. Natanga urugero rwose mu nyemerere gato, hari umuntu ugeze kudutekerereza inkuru y'ukuntu imbogo yabatsinze mu ishyamba, barayibonye ngo bayibona ari nk'abantu 100. Baravuga bati tubonye ikimasa, uko bamenyereye kurya inka zo mu Rwanda, bati tubonye ikimasa noneho tugiye kurya iki kimasa. Baratangira bayitera agacumu, imbogo irabivugana, uwo ngo yavuga ati nige wasigaye ari rukanga. Urumva ubu byose ni ingaruka zikomoka ku bubi bwa jenoside, zikomoka ku nyigisho mbi. Rero abantu ntibave muri izo nyigisho mbi kuko ntaho zizabageza, kandi igihugu cyacu kiragendera ku mategeko. Uzabikora yizere, ubwo azaba ageze yizeye nuko n'intuza n'ingaruka zizamuzaho n'ibihano azabibona. Ariko nkumva bagaruka mu murongo mwiza, igihugu gifite umurongo cyatanze, gifite uko kiriho cyubaka inzego, nibagerageze rero kugira ngo bagaruke bave muri ibyo bibi, bagerageze kugira ngo twese twubake igihugu kimwe. Murakoze cyane. Nyakubahwa Gavana, reka duhere ku butumwa mugenera abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu munsi. Murakoze. Abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo ni ukubanza kubakomeza, kandi tubabwira ngo reka twibuke twiyubaka. Ubutumwa umukuru w'igihugu yatugejejeho ni ubutumwa butanga icyizere, ariko kandi turanabasaba gukomeza kuba hafi abarokotse jenoside. Baba bari mu bihe bitoroshye, baba bakeneye rero umuntu ubaba hafi ubakomeza muri ibi bihe. Ikindi tubasaba ni ukwirinda imvugo mbi, amagambo mabi ndetse n'ibikorwa bishobora kudusubiza inyuma, bihembera ingengabitekerezo ya jenoside. Hari ibikorwa bijya bigaragara, amagambo mabi, imvugo zikomeretsanya. Ibyo turasaba abaturage b'intara y'Amajyepfo kubyirinda, ariko tukanabasaba gukomeza kuzitabira ibikorwa byose bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. By'umwihariko hari icyumweru cy'icyunamo, ariko kwibuka by'umwihariko twe mu ntara y'Amajyepfo ibikorwa birakomeza kugera ku itariki 3 z'ukwa karindwi, iminsi 100. Tubasaba rero kuzabyitabira ndetse no gukomeza kwitwara neza.